dore amagambo y'ubwenge yavuzwe na Albert Einstein, umwe mu bahanga cyane iyi si yacu yigeze. Akaba yari umuhanga cyane mu by'ubugenge cyangwa fizike, akaba yari n'umufilozofe. Ubumenyi n'ubwenge bwa Albert Einstein bwahaye isi umusanzu idashobora kwishyura mu buryo bw'amafaranga. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe amagambo y'ubwenge y'intoranwa yahinduye ubuzima bwa benshi yavuzwe na Albert Einstein. Harimo n'ibyerekeye imbaraga eshatu ziyoboye isi ndetse n'intwaro zizakoreshwa mu ntambara ya kane y'isi yose. Nguhaye ikaze. Education cyangwa uburezi ni ibyo usigarana nyuma yo kwibagirwa ibyo wigiye mu ishuri. Niba udashobora kubisobanura nyuma y'imyaka 6, ni ukuvuga ko utigeze ubisobanukirwa. Umunyeshuri ntabwo ari ikintu ugomba kuzuza nk'uko wakuzuza amazi mu ngunguru cyangwa injerekani, ahubwo ni nk'itoroshi igomba kumurika. Ubuzima ni nko gutwara igare. Kugira ngo utagwa ni uko ugomba gukomeza gutwara cyangwa gukomeza kunyonga. Ibintu bitagira iherezo ni isanzure n'ubucucu bw'abantu. Niba nta kosa wakoze, nuko nta kintu gishya wagerageje. Abahanga bakemura ibibazo, n'abanyabwenge bo birinda ibibazo. Gerageza kuba umuntu w'agaciro kuruta kuba umuntu wageze ku nzozi ze cyangwa intego ze. Ntabwo nzi intwaro zizakoreshwa mu ntambara ya 3 y'isi yose, ariko intambara ya 4 y'isi yose bazarwanisha amabuye n'inkoni. Birashoboka ko intambara ya 3 y'isi yose izasenya ibikorwa byose byakozwe n'umuntu, kugeza aho nta gikorwa na kimwe cyakozwe cyangwa gikorwa n'ikiremwa muntu kizaba kigihari, keretse amabuye n'iminyafu cyangwa ibibando. Nyandikira muri comment uko wowe ubyumva. Umuswa ashobora kumenya. Ikintu cy'ingenzi cyane ni ugusobanukirwa, ntabwo ari ubuhanga. Kwizera buhumyi ni umwanzi ukomeye w'umunyabubasha w'ukuri. Twese tuzi ko urumuri rwihuta cyane kurusha ijwi. Niyo mpamvu abantu benshi barabagirana kugeza igihe ubumvise. Aba genius cyangwa abahanga bo ku rwego ruhanitse bagira purusi imwe y'impano, naho 90% zikaba izo gukora cyane. Nahitamo kuba wa muntu uhorana icyizere cy'ibyiza cyangwa bizacamo w'igicucu, kuruta kuba wa muntu uhorana ubwoba ko ntacyo azageraho kandi ari mukuri. Ntabwo uzigera utsindwa kugeza igihe uzarekeraho kugerageza. Niba ushaka kubaho ubuzima bwishimye, ntiwihambire ku bantu cyangwa se ibintu, ahubwo ihambire ku ntego. Ubwenge ntabwo ari umusaruro uva mu ishuri, ahubwo buva ku bunararibonye bw'ubuzima. Gerageza kugira ubwenge. Albert Einstein yaravuze ati, nabayeho igihe kirekire muri ubu buzima mbaho njyenyine nigunze. Bikaba ari ibintu bibabaza mu gihe cy'ubusore, ariko bikaryoha mu gihe cy'ubukure. Bariya bagerageze bitumvikana nibo bagera ku bidashoboka. Ikibabaje nuko byakoroha kumenagura atome kurusha uko wamaraho urugomo. Wibuke ko atome ari agace gato cyane kaba muri buri kintu, kadashobora kugabanywamo ibindi bice. Atome niko gace gato cyane kaba muri buri kintu cyose kibaho ku isi. Ubuzima butegurwa ku bw'ahazaza, kandi imyiteguro myiza cyane y'ahazaza ni ukubaho. Isoko y'ubumenyi ni ubunararibonye. Albert Einstein yaravuze ati, nizera ko ubuzima bworoshye butarimo kwifuza ni bwiza cyane kuri buri muntu wese, bukaba bwiza cyane ku mubiri no mu ntekerezo. Uburyo bwonyine bwizewe bwo kudakora amakosa ni ukutagira ibitekerezo bishya. Ni ukuvuga ko niba nta bitekerezo bishya ugira, n'ubundi nta makosa uzakora. Imbaraga eshatu zikomeye ziyoboye isi ni ubucucu, ubwoba n'umururumba. Ahahise harapfuye, ahazaza ntabwo hazwi neza, ariko kano kanya niko gashingiyeho ibyo ufite byose. Mu yandi magambo, indagiye nicyo kintu cyonyine ufite. Ubwo rero kurya no kunywa no kuba umuhanga sibyo byerekana ko uzi ibintu byinshi, ahubwo byerekana ko uvuze aho wabishakira. Kuba uri muto cyangwa se kuba ushaje, ibyo ntacyo bivuze. Ntuzahagarike kugira amatsiko nk'umwana muto imbere y'amayobera akomeye. Abavutse ari abanyantege nke barihorera, abanyembaraga barababarira,
abanyabwenge barirengagiza. Ntugafate mu mutwe ikintu ushobora kumenya wifashishije ingero. Mu yandi magambo, ntukaboroke ikintu ushobora kumenya wifashishije ingero. Nta bundi buryo bwo kwigisha bwiza burenze ubwo kwigisha utanga ingero. Igihe twemeye imipaka yacu nibwo tuba dushobora kuyirenga. Umunsi umwe uzicuza impamvu tumvise aya magambo y'ubwenge hakiri kare. Ntuziteshe amahirwe yo kureba izindi video zacu, ukora subscribe kuri iyi channel yacu. Kanda like niba wakunze iyi video. Ngendishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.